Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Mia Boss TV, tugarutse kubagezaho andi makuru agezweho muri politike ndetse nagezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntambara iri guhuza FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Ibingibi tuje kwibagezaho nyuma yuko hari inama yabaye muri iki cyumweru y'akanama k'umuryango w'abibumbye, akanama gashinzwe gucunga umutekano no gushekera umutekano isi n'ibihugu bituye isi muri rusange. Iyi nama rero yafatiwemo imyanzuro igiye itandukanye ndetse yabereyemo ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni inama yari yatumiwemo u Rwanda ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yari yitabiye iyi nama ndetse agira n'ibisobanuro bimwe na bimwe atanga ikiganiro ndetse asobanurira ibihugu bigiye bitandukanye bigize aka kanama ibintu bimwe na bimwe babiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bishinjwa u Rwanda. Agenda ahagararira u Rwanda kugira ngo agire icyo abivugaho ndetse agire n'umucyo atangaho kugira ngo ababeshyera u Rwanda cyangwa bagenda bavuga ibintu bitandukanye ku Rwanda nyamara bidahari, nyamara bidasobanutse, u Rwanda rugenda ruhakana, babashe byibuza kubyumva no kuba yabasha kubibumbisha. Nubwo usanga bino bihugu cyase bano bazungu n'abandi bantu bakomeye badashaka kumva ukuri kwa nyako kuvugwa n'u Rwanda cyase n'abashyigikiye u Rwanda, ahubwo ugasanga baribanda ku byo bitekerereza cyane ko babumva ko ari inyungu zabo ku bijyanye n'ibyo bashinja u Rwanda, cyane cyane kuba bavuga ko u Rwanda rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akavuga ko iyi ngiyi u Rwanda ari rwo rutera inkunga M23 rugatanga ingabo ndetse rugatanga n'intwaro zo kugira ngo bahangane na FARDC. Amerika n'ibindi bihugu byasabye M23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ibiryo cyangwa se ubundi bufasha bushobora gufasha abababaye n'abatishoboye ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'intambara ziri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibashe kuba byabageraho byoroshye. Gusa ibingibi M23 yagiye ivuga ko bitakunda kandi bitoroshye kubera ko FARDC yangije kino kibuga cyane irasaho ibibombe, ndetse bakavuga ko hari nk'ibisasu bishobora kuba bikekwa ko byaba biteze muri kiriya gihugu, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Goma aho cyashegeshwe n'imirwano yagiye ihuza M23 ndetse n'ingabo za FARDC n'indi mitwe bigiye bifatanyije. Si ibyo gusa kandi aka kanama ndetse by'umwihariko bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayihagarariye bavuze ko M23 igomba kurekura ingabo za MONUSCO aho zifungiye. Bivuga ko bazifungiye mu kigo, bivuga ko izi ngabo zitemerewe gusohoka cyangwa ngo zijye hanze zitwaje intwaro cyangwa zikore imirimo yazijyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko bivuga ko izi ngabo zafungiwe mu kigo, bakavuga ko zigomba gusohoka zigiye gushaka icyo kurya, ariko nabwo izi ngabo ntizitwaze intwaro, ntizitwaze kimwe mu kintu cyose gishobora kwica cyangwa kikaba cyakomeretsa cyangwa kikaba cyarikura umuriro. Ibi ngibi rero Amerika ikavuga ko ari uguhohotera uyu mutwe wa MONUSCO, bitewe nuko M23 iri kubabuza gukora inshingano zabo ndetse bigatuma M23 ngo ibyihisha inyuma ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwo guhohotera abantu ndetse no kubica bitwaje yuko nta ubareba ndetse bari kubikora mu bwisanzure. Bakavuga ko ibi ngibi rero ari ikosa rikomeye kuba barafungiye MONUSCO mu kigo, ndetse bakavuga ko bayibujije uburenganzira bwo kuba yajya gukora ibyo ishinzwe gukora, cyane ko ari ukugarura amahoro. Barategeka rero M23 gufungura izi ngabo ndetse n'ibindi bifatanyije kugira ngo bitangire gukora akazi kabajyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko kugarura amahoro, ndetse bareke ikore yisanzuye badahutazwa n'ikintu iki n'iki. Ibi ngibi rero M23 ivuga ko iyi MONUSCO yageze muri Kongo ntikore ibyayijyanye, ahubwo ugasanga ifatanyije n'ingabo za FARDC,
FDLR, Wazalendo n'indi mitwe ifatanyije n'ingabo za Kongo kuba barwanya M23 ndetse no guhohotera abaturage, kwica abantu, kwica abatutsi b'abanyamurenge ndetse no kwica abanyarwanda bavuga ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero Amerika ndetse n'ibindi bihugu byibumbiye muri aka kanama bikaba bivuga ko M23 igomba kurekura MONUSCO n'ingabo zayo bagakora akazi kabajyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe bataba babikoze bakaba bafata indi myanzuro yaba ikakaye. Si ibyo gusa kuko u Rwanda rukomeje gushinjwa kuba rufite ingabo muri aka gace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kavuga ko u Rwanda ari rwo muterankunga mukuru wa M23. Nabyo rero ibihugu byasabye u Rwanda gukurayo ingabo zarwo ziri muri aka gace ndetse zigataha zigasubira mu gihugu cyazo. Ubundi M23 ndetse ikaba yafata ibice yafashe ikabirekura ikabisubiza Kongo, ndetse ikaba yatanga umutekano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakirinda gukomeza gufata n'ibindi bice bitandukanye. Kandi M23 ubona ko igikomeje umurego n'imbaraga zo kuba bajya gufata ibindi bice bitewe nuko ingabo za FARDC ziba zikomeje kubarasaho no kubateza umutekano mukeya. Mu gihe rero iyi nama yari irangiye, Olivier Nduhungirehe yagombaga gusohoka akajya kuvugana n'itangazamakuru. Ibyo byarabaye ndetse abazwa ibibazo bigiye bitandukanye, gusa ibibazo yagiye abazwa akenshi wasangaga ari ibibazo bishingiye ku kibazo kimwe cyo kumubaza ngo u Rwanda rufite ingabo zingahe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ese u Rwanda rufiteyo ingabo koko, ni ibitero bingahe u Rwanda ruheruka kugabwaho na FDLR. Nyamara ibingibi Olivier Nduhungirehe yagiye abisubiza neza cyane, kuko yaje gusubiza ko u Rwanda nta ngabo rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo u Rwanda rwashyizeho measures cyangwa se rwashyizeho ingamba zo kurinda umutekano warwo, bitewe nuko u Rwanda rufatanyije na FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. U Rwanda rwashyizeho ingamba zo kuba rwakwirinda ibyo bitero byose rwagiye rugabwaho, ndetse n'ibyo FDLR na FARDC bafatanyije gutegura kuba barasa ku Rwanda ku mipaka yarwo. Rero rwagiye rushyiraho ingamba zigiye zitandukanye kugira ngo barebe ko bahashya ibyo bitero bigiye bitandukanye bishaka kugabwa ku Rwanda. Nduhungirehe yakomeje kuvuga ko u Rwanda nta ngabo rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ibibazo byose bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko u Rwanda rutahwemye kubivuga, ni ibibazo by'abakongomani, ni ibibazo bihuza abaturage b'abakongomani ndetse na leta yabo cyangwa se n'ubuyobozi bwayo bahanganye ndetse bakomeje gushaka uburenganzira bwabo no kugira ngo baharanire kwishyira ukizana, cyane cyane by'umwihariko ku baturage bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byatewe n'ikatwa ry'imipaka y'abakoloni ndetse abaturage bamwe bagashyirwa mu bihugu bitari ibyabo, bigatuma biteza amakimbirane, ibihugu bimwe na bimwe bikagenda bitabiyumvamo, ariko mu by'ukuri ari abakongomani ndetse ari n'abenegihugu ba Kongo muri rusange. Tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bahuriye muri Katari bajya kuganira ku bibazo bimwe na bimwe bagiye bafitanye kugira ngo barebe ko byashakirwa umuti ndetse byashakirwa inzira nziza yo gukemuka. Ni muri urwo rwego rero kuva ku itariki 27 delegation ya Kongo ndetse na delegation y'u Rwanda, tibagiwe na delegation cyangwa se uhagarariye M23 cyangwa se AFC muri rusange, Bertrand Bisimwa, bagiye n'ubundi muri Katari kuganira ndetse barebe ko ibi bibazo byose byashyirwaho akadomo, umutekano ukongera ukagaruka ndetse ukaganza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byabaye nyuma y'uko n'ubundi bari bananiwe guhurira muri Angola, ndetse bakavuga ko cyane cyane M23 kavuga ko yikuye mu biganiro byagomba kubera i Rwanda muri Angola. Ibyo byose bikateshwa agaciro, ariko ubu ngubu hagahita hagaragara igihugu cya Qatar ubona ko gifite imbaraga muri ubu buhuza, cyamaze rero gutumira izi mpande zose uko ari eshatu kugira ngo bajye kuganirira hamwe ndetse barebe igisubizo cyafatwa kugira ngo
hagaragare amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane ko mwakomeje kubana na Mia Boss TV, mukomeze gukora subscribe, mukomeze kubana natwe mu biganiro tubagezaho, mukomeze kudushyigikira ndetse Imana ijye ibaha umugisha.